Yesu naza kugira ngo tumubone azotwica, nasanga uri hazama kuniga, nazoza azotwica, namara kutwica noze namara kutwica azajyana imirambo. Oya mbwiresha uburyo twakoreye Imana ngo nizoza ngo izotwica. Nico gituma ndumva ku rupfu ni rwa rupfu. Imana zawe azosange warapfuye, nasanga uri muzima azahita kuniga. Yesu aricana mw'abantu. Oya Yesu naza azaje gutwara itorero. Ntabwo izotwica muhumure. Imana niza izadukiza. Haleluya. Kandi ijambo ryarabwiye ngo naza ntazaceceka kuko ngo azakora imirimo. Ngo abarozi bararoga, ngewe ndi shefu w'abarozi. Yes. Undi yambaye gramini yatanje. Yinjiye shoferi. Nani hereza umugisha ababyeyi bajya biyubaha. Mbona umwe afashe igitenga arakimucyati ihisha yo maguru. Turiye ko tugiriye tugera baho. Abagore mujye mwamba. Buri Imana ntagigire abantu bari mu mujyi. Imana ishaka abantu bataburimo. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Muraho mumeze neza. Manje kubasuhuza abarimo kunyumva, abari bugufi n'abari kure mwese, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Abatanzi ku mazina, nitwa Prophet Ezekiel Mfitumukiza, nkunda Imana kandi namwe ndabakunda. Ndanezerewe cyane kuri uyu munsi mwiza udasanzwe Imana eduhaye. Hari ibintu byinshi bijya binshimisha yonde nk'imbere y'Imana. Hari nko kubona turi bazima, hari ukubona hari imirimo idufitiye inyungu twasize, hari ibintu bituryoheye twaretse tukaza imbere y'Imana. Icyo kintu kinyura umutima wanjye kikawushimisha, cyarangiza kikawubohora nkumva uwo mwanya ndimo mpoberana n'Imana. Haleluya. Nkumva uwo mwanya ndimo nsabana n'Imana ku buryo budasanzwe. Haleluya. Rero ndishimye cyane. Gira mugenzi wawe ngo Ezekiel araguhobeye kandi arakwishimiye. Mureke rero dusimbuke turebe hano ijambo riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 60. Turasoma umurongo waho wa mbere. Yesaya igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 60 umurongo umwe gusa. Mutwe w'amagambo uravuga ngo umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. Haleluya. Nukuvuga umuhanuzi uyu munsi azaturuka muri wowe. Umubwiriza butumwa ufite ijambo ry'ukuri azaturuka mu nzu yawe, azaturuka aho muri karitsiye, azava mu muryango urimo. Ntumutegereze kure, ntumutegereze aho utazi, muri wowe. Haleluya. Imbaraga zikuregera ziri muri wowe. Haleluya. Ngo umukiza w'abanyamahanga azaturuka hehe yewe? Uwo ni Kristo bavugaga mwokagira Imana mwe. Imana iturengere cyane. Ijambo riratubwiye rero hano ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dusimbuke hara mu bacamanza abacamanza 16-19. Naho turahasoma umurongo umwe gusa. Abacamanza 16-19. Mutwe w'amagambo uravuga ngo Samusoni agushwa n'abagore. Ariko ijambo riratubwira ngo 19 aherako amusinziriza ku bibero, maze ahamagaza umuntu kumwogosha imigabane 7 y'umusatsi. Aherako amushinyagurira, imbaraga ze zimuvamo. Imana iturengere cyane.
Haleluya. Reka dusenge Imana kubwira ijambo. Mana turagushima, turakunezera. Hamwe no kwizera dusengera imitima igiye kubyumva. Mana ibohoke, ive mu ntege nkeya, ize mu mbaraga, ize mu byakera, ize, haleluya, ize mu bushake bwawe. Hoya ive muri bya bindi yibwiraga, ahubwo ijye mu murongo mwiza uyikeneye. Reka imbaraga zawe ziganze, reka imbaraga zawe zitegeke, reka imbaraga zawe zigaragare, reka ubwiza bwawe, haleluya, aba ari bwo yigaragaza muri byose. Yesu urakoze. Amen. Amen. Haleluya. Iri jambo ry'Imana dusomye riravuga ngo byuka urabagirane, numara kurabagirana umucyo wawe waje, numara kuwakira, kandi ngo haleluya, kandi iki yewe, kandi iki, ninde wahumvishije neza? Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Hagira udusomera icyo gice neza kiramba. Yesaya 60 umurongo waho wa mbere. Mwahabuze? Nahavuye muhita muvayo. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Imana duhereze iki? Umugisha. Byuka ni kimwe, kurabagirana ni kabiri, umucyo wawe uje uwakire, kandi ubwiza bw'Uwiteka burakurasiye mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Ese buriya ubundi ni kiye gihomba abantu baryamye bafite? Yesu wacu nashimye cyane. Hari uburyo bwinshi bwo kuryama, ngira ngo tuvugeho muri aka kanya. Hari uburyo bwinshi bwo kuryama, ariko ndashaka kubwira ngo kuryama kwiza, haleluya, amen, ntako ahubwo byuka urabagirana. Iyo kuryama haza kuba w'inyuma, wavuze ngo ryama urabagira, wavuze ngo byuka urabagirane, amka, haleluya. Byuka urabagirane, mubyeyi byuka urabagirane, munyamasengesho byuka urabagirane, hoya muri bindi byuka urabagirane, wawe mukristo byuka, haleluya, byuka urabagirane kuko umucyo wawe ugize gute uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bugize ute bukurasiye. Haleluya. Abantu bakozweho n'ubwiza bw'Uwiteka mutere haleluya. Amen. Kuki Uwiteka yategetse ko abantu babyuka? Hari abantu baryamye bagiraho ingaruka, baryamye bararira, baryamye barataka, baryamye basubira inyuma, baryamye baracogora, baryamye bava mu mwuka, baryamye bata imbaraga zabo, baryamye nuko baryama uko nyine birangira baryamye. Imana itugirire neza cyane. Umugabo bita Dawidi yararyamye umunsi umwe, yibuka Mukawuriya. Haleluya. Yibutse Mukawuriya araryama, birangira ari kumena amaraso y'umuti, ari na rubanza yaragize yarafite. Kuryama ni bibi bene data, kuryama ni bibi, nubwo ntawe bitageraho, ariko genzura umenye imiryamire yawe. Hari umugabo bita Samusoni, tumaze kubisoma ahangaha mu Bacamanza, ibice byaho 16 ku murongo wa 19, ngo aherako amusinziriza ku bibero, maze ahamagaza umuntu kumwogosha imigabane 7 y'umusatsi, aherako amushinyagurira, imbaraga ze zimuvamo. Ahangaha ni Samusoni agoshwa n'iki? Agoshwa n'abagore. Samusoni yarajyanye, yibagirwa ko ajyanye ku bibero by'umugore, birangira Samusoni yamenye n'Imana ryari mu mutima we. Ako kandi ibyago yagize nuko yasinzirizwa. Amaze gusinzirizwa, umusatsi bawumuvanaho, imbaraga yari afite ziba zigize ute? Ziba ziragiye, ziba zimuvuyeho. Samusoni abamuhigaga bamufashe iki? Bamufashe rwa mikono. Haleluya. Bamufashe rwa mikono. Kubera iki yewe? Kubera kuryama.
kubera kugira ute? Kubera kuryama. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Byuka munyamasengesho, byuka muririmbyi, byuka mukristo, byuka byuka urabagirane kuko umucyo wawe waje, umucyo wawe wabonetse. Byuka byuka urabagirane. Haleluya. Ukabona uri mu kibazo, reka kuryama. Ukabona ikigaragazo cyinjiye, si igihe cyo kuryama. Haleluya. Erega ngo nawe bajye bakwihishamo bakanarenza, ariko ujye wizera ko nta jambo ryavuzwe n'Umwami Imana ritazasohora. Yaba ari mu gitondo ryasohora, yaba ari nimugoroba ryasohora, yaba mu gicuku ryasohora. Oya, byanze uko byaba bimeze kose byagira ute yemwe? Byasohora. Byuka rero ugire gute yemwe? Urabagirane. Haleluya. Byuka ugire gute? Byuka ugire gute? Urabagirane. Reka mbabwire mwa bantu, buriya kuryama nta muntu bitagira ute? Bitabera. Ahubwo nuko umuntu agira uko agenzura imiryamire yiwe. Muri kunyumva? Umunsi umwe twarimo tugenda tugiye i Rubavu, murabona imodoka ya kwasiteri. Burya imbere hano hari intebe ya shoferi, hariyo feri yiwe, amburiyaje, umuriro, sibyo? Navura yiwe arimo akata iki? Arimo akata umuhanda, agera aho ikoresha arizana, aho ubundi arizana, ahandi hameze neza n'ubundi atunganya, areba ko ibintu bihagaze neza. Yabona hari aho akavitesi akagashyiramo, ubundi imodoka ikongera imbaraga ikagira ute? Ikagenda. Murimo kumurikirana neza. Noneho hariya ku ruhande muzi ko habaho intebe nini nayo imeze nk'iya shoferi, naho hicayemo. Rero imodoka yari yuzuye. Karya gatebe kaba hamwe na shoferi, simukabona? Ka gatebe gatoya kamwe bahina nka gutya bakegeka, noneho ku buryo umuntu kicaraho biragoye, ahita ashyira akaguru kamwe nka murya hasi, noneho yamara kugashyira nka murya hasi, akandi kagasigara hejuru akamanitseyo nka gutya. Muri make aba yicaye nk'ubu, kamwe kari hejuru akandi kari hasi. Ubwo ni ugusaba ku ruhande ati nyaboneka mfashe ndeba aho nabashyize akaguru kanjye, akabamutijeho agashyira. Wamurikiranye. Noneho akandi ukabugashyize hejuru ko yose ntabwo yagira ute? Ntabwo yajyayo. Haleluya. Noneho shoferi arimo yerekeza, arimo agiye, murimo kunkurikirana neza. Twari tugeze hariya hantu bita ku Sashwara. Sashwara murahabona? Kuwukora. Haba hasohotse umukobwa rwose, ewana, wimakiye, wisize, igisuko cyiwe kimeze neza, ewana, yikwije, ariko ageze hasi araca. Murimo kunyumva? Ageze hasi agira ute? Araca. Ubundi yambaye gramini yatanje. Yinjiye, shoferi ntarebe ibisusu, asaba umwanya b'abantu bose, urumva imyanya yayikwiwe, banga kumwimukira. Mwanyumvishije? Kandi umwanya wari urimo yari umwe gusa, ariko agatebe kari hehe? Kari imbere impande ya shoferi. Kobwa aravuze ati rongeye imodoka ntigira ute? Ntabwo insiga. Atambuka buhoro buhoro, abagize ute? Abagiye hahandi. Rero ntajya kwicara muri ka gatebe kiwe, ijipo aho kumanuka irazamuka. Aho kumanuka irazamuka. Hanyuma sinicaye ukuguru kuriri ukundi kurina. Shoferi nawe arimo aratwara, sinzi uko yagiye kugarura mu ikona barebe abanyamaguru we. Yatwara abanyamaguru. Noneho babona shoferi rimwe, noneho babona tubona agiye kutwuriza iki? Borudire. Harimo abantu bakuze baterwa shoferi. Byagenze uti? Atariko si mwagiye mubabwira bakambara neza ati buriya ntabwo muri kureba, ntabwo muri kureba, mwagiye mubabwira ariko nuko nani hereza umugisha ababyeyi bajya biyubaha. Mbona umwe afashe igitenga arakimuta ati ihisha ayo maguru. Turebe ko tugera amahoro. Abagore mujye mwambara neza, abakobwa mujye mwambara neza. Buriya hari igihe mwateza impanuka mugatuma abantu benshi bapfa kubera umuntu umwe gusa. Rero abagore n'abakobwa mujye mugira ute?
mujye mwambara neza. Ni ukuri si ukuryama kwa baranavuze gusa. Eliya nawe wamaze kwikinga mu 837 ngo yararyamye. Amaze kuryama uwumva ku giti cye yisabira gupfa, aravuga ngo Uwiteka we ushatse wanyica. ngo yararyamye ngo munsi y'igiti cy'ikiyeri cy'umurotero. siko birivuga, yararyamye munsi y'igiti cy'umurotero. aravuga ngo Uwiteka we ushatse wanyica, ushatse watura umugaragu wawe. nuko wakera aho ngaho marayika w'Imana abaraje akihagera amubwira Eliya, byuka. Haleluya, arabyuka. Amaze kubyuka Eliya, nuko Uwiteka yumva marayika w'Imana aravuga ati byuka urye. muri kunyumva neza? byuka urye ku mutima. Haleluya. byuka urye. Haleluya. urye ku kanyama. numara kurya uhabwe ushira inyota unywe. Haleluya. nuko Eliya akiri muri ibyo aravuga ati reka da, mwari muzi ko abahanuzi bose bashize ari byo usigaye? nawe ati reka da. nuko Uwiteka aramubwira ati Eliya we humura mwana wanjye, haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. haracyari 7,000 bitarihakana Imana. haracyari 7,000 byifatikanyije nawe mu kibazo urimo. haracyari 7,000 biri mu nzira uri kunyuramo, kandi byiteguye kugutabara, byiteguye kukugirira neza, byiteguye kukumva, byiteguye kumva akababaro kawe, byiteguye kukwereka inzira nziza no bikurangira. Haleluya. haracyari 7,000 bigufitiye imbabazi. haracyari 7,000 musangiye kwizera. haracyari 7,000 bikiri mu masengesho y'ukuri. haracyari 7,000 bikiri mu butayu, bitari byihakana, bitari byajya gusambana kubera ko ibiryo byashishe, imyenda yarangiye mu nzu, batari bajya kwiba kubera ko ubukene bwabaye bukabije. haracyari 7,000 murimo kumva bije kugutabara ngo usohoke mu kibazo wari urimo. haracyari 7,000 bije gukomeza urugo rwawe ngo rugire imbaraga. haracyari 7,000 bije kugushyigikira mukora ubukwe, mariage sowe, ariko mwakomeye Imana. Haleluya. haracyari 7,000 murimo kumva, haracyari 7,000 Imana yohereje ku buzima bwawe ngo bikubere igisubizo mu cyimbo kibibazo. haracyari 7,000 ariko haracyari 7,000 bitari byiyandurisha ibyo kurya. haracyari 7,000 bitari byiyandurisha, ariko Mana we. Haleluya, haleluya, haleluya. haracyari 7,000 haracyari 7,000 bikiri ku karago. haracyari 7,000 bizi kwiyiriza ubusa. haracyari 7,000 bizi icyo agakiza katumariye. haracyari 7,000 bizi aho Yesu yatuvanye. haracyari 7,000 birindira mu mwuka. Haleluya. haracyari 7,000 bizi gupfukama bigahamagara iyera. Haleluya. ikururuka igasubiza, ikururuka ikadutabara, ikururuka ikatwumva, ikururuka igakora, ikururuka igasohoza amasezerano, ikururuka igatanga urubyaro, ikururuka ikubaka ingo, ikururuka igatanga umugisha, ikururuka igatanga akazi. hari umuntu umwe yahoze ambwira ngo uriya mugabo twasengeye yapfuye nuko akazuka, igikomere nuko kirakira, ngo tuzabiryozwa, ngo tuzabizira. iryo tangazo mwe mwararyumvishijeho? nusuzi ngo buriya imbaraga zavanye umuntu mu rupfu, wari warazibye, wari wakoresheje ifoto, manzi yarasigaje gukoresha yarisanduka. imva yamaze kuyirana kwa zashyingurwa nkaho umugore we yashyinguriwe. imbaraga zamuvanye muri urwo rupfu zikamuha ubuzima uyu munsi aragenda.
activite ze zose uyu munsi arazikora. Batekereza ko hari aho zagiye. Bariya abantu ahubwo ndi kubavuma gukizwa. Bari abantu ndi kubatongeraho amaraso ya Yesu. Abagereho bose, abagereho abafate, abanyage birabirozi byabo. Uko twabitsinze agakira n'uyu munsi turabitsinze mu izina rya Yesu. Nibongera kuroga ntibizagira umumaro, nibongera kuroga ntibizagira icyo bimara, nibongera kuroga ntibizagira icyo bihungabanyaho abantu. Ndabahamagaye baze mu nzu y'Imana bakire bakizwe mu izina rya Yesu. Abarozi bararoga, ngewe ndi shefu w'abarozi. Yes, none ko babaroga nkabarogora, niko kuba baroga nkabarogora, ngahamagara Imana iri mu ijuru ikaza ikabivunagura. Ako kanya abantu bagahaguruka. Ubu se mwari muzi ko nkera yahaguruka we? Bateruraga nk'uruhinja umuntu w'umugabo w'imyaka 40, bagaterura gutya nk'uruhinja. Mwari muzi ko yakwigenza? Ababibonye mu bahire muzamure haleluya. Ntabwo Imana yakoze biriya inaniwe n'ibindi. Uyu musozi ndawusengera kwanza aba barozi bamanze bakire, kandi nukuri mugiye kubibona. De ubutunzi bw'abarozi bwose buyoyoke mu izina rya Yesu. Nibahinga nibazeze batarakizwa, nibacuruza nibazunguke batarakizwa, amatungo yabo agenda uko yaje bakizwe. Kuko yabonye afite ibintu aravuga ati karunaka nikandusha amafaranga, nikandusha kuroga, nikandusha iki, ndashyira imodoka y'ibigori wanjye hajya ngo n'imiceri n'ibiki kabureka murabura aho byanyegeteye. Sindi hano niba Imana yo mu ijuru inyumva, murabona ikirakora ku barozi hano muri uyu mudugudu. Murabona ikirakora erega maze umwaka ndimo kwigisha. Muze nihane, muze bakaruga abantu njya kurogora senga Imana ikabagirira neza, bakaruga abantu nsenga Imana ibagirira neza, abo bahinaritse Imana ikongera ikabahinura. Ariko uyu munsi ngiye gukoresha itegeko mu izina rya Yesu. Uyu munsi ngiye gukoresha itegeko kuko ni Imana ijya kuremya. Hari ibyagiye bikavuga ngo ibibe, ariko ibindi bikavuga ngo ndategetse. Nanjye uyu munsi ndategetse abarozi kuri uyu musozi bakizwe mu izina rya Yesu. Ibibatera kwishyira hejuru ndabiribase, n'imbere y'Imana ndabikandagiye mu izina rya Yesu, ndabivunaguye. Baze bakizwe, binjire mu masengero hirya no hino bajye gukizwa. Si ngombwa ngo banaze hano, icyo nshaka nuko bakizwa. Abayibuka bari Imana igeze ibafate mbiri bakizwe mu izina rya Yesu. Ziranzaratsi zabo nibajya bazitanga nizajye zigira umumaro. Amarozi yabo nibajya bayakorera ntakazajya agira umumaro. Ubwo barikiye ubunani bwose de mu izina rya Yesu. De nukuri uhagira imbundi irenze ibiyange de ndabukandagiye mu izina rya Yesu. Mutesheje agaciro mu izina rya Yesu. Uyu mwaka abo bari baragamije kwica ndabagaruye, ndabahagaritse mu maraso ya Yesu, ndabahagaritse mu maraso ya Yesu, ndabahagaritse muri yo mu izina rya Yesu. Nimubona uyu musozi simuzabona mwajyaga muhamba buri kubunana. Uyu munsi ubu bunana ubu tugiye kwinjiramo uyu musozi mukabona mugiye gushyingura, mumenye ko Ezekiel imbabeshi uwishwe n'uburozi. Oya pe. Twahamagara Imana kwa mama Indera muri zaniwe bita mama nde. Okay, mama Basi ntiyakize, ntari kujya ku ishuri. Hasigaye nde mugore wa Ntuza wabishi, turamureba mu kanya dusenge. De ndahangana n'abarozi, ndahangana n'iki n'abarozi, ndahangana n'iki. Yesu ari hejuru y'abarozi, Yesu ari hejuru y'ibigirwamana, Yesu ari hejuru ya za biheko, Yesu ari hejuru ya za nyabingi, Yesu ari hejuru y'utumana n'ibimana. Ziriya zigira amatwi ntizumvisha, zikagira amaso ntizirebe, zikagira umuntu utashobora kuvuga, zikagira amaguru atashobora gutambuka nk'ayanjye. Ziriya ndaziribase
ndaziranije mu izina rya Yesu. Kandi ntabwo ari bwo bwa mbere, ntabwo ari bwo turi kubyiga, ahubwo ni umurimo Imana yagize gute yemwe yatwihereye. Mumbabarire gatoya, nari ntandukiriye, nari nkiri ku ijambo ryitwa kuryama. Ariko Imana iri kudusaba ko tubyuka. Haleluya. Iri gusaba abanyamasengesho ngo mubyuke, iri gusaba abaririmbyi ngo mubyuke. Haleluya. Iri gusaba abadiyakoni mubyuke, ariko mubyuke, abakristo mubyuke, mubyuke, umucyo wanyu wabonetse, ni mubyuke, ni mubyuke. Ibintu bimeze neza, nta satani, nta dayimoni, nta barozi, nta bapfumu bo kutugusha. Dufite Imana yatuzaniye umucyo uri kuturabagiranisha. Ni mubyuke mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Bose babera inshuti zibana, zirakundana neza, zibana ntabwo zijya zirugana. Inshuti iyo zikundana ntabwo zijya zibeshyerana. Inshuti iyo zikundana zirabyutsanya. Haleluya. Yewe runaka byuka. Haleluya. Byuka utagwa mu bosha, byuka udaheranwa n'ibitotsi, byuka utabona Satani. Haleluya. Ahubwo byuka mu izina, byuka mu izina, byuka mu izina. Abaririmbyi bagire gute? Abanyamasengesho bagire gute? Abakristo bagire gute? Yo, twese tugire gute? Haleluya, haleluya, haleluya. Ongera uzamure haleluya. Maze kubabwira abagabo batari bake baguye mu miryamo kubera kuryama. Babwiye ko umugabo bita Samusoni, babwiye ko umugabo bita Dawidi. Sabo baryamye gusa, nababwiye na Eliya. Haleluya. Sinabo gusa, nawe hari ukuryama. Haleluya. Ariko uyu munsi wa none hari ikimana gushaka, hari ikimana gukeneyeho. Yesu agukeneyeho kubyuka, Yesu agukeneyeho kubyuka, Yesu agukeneyeho kubyuka. Urabagirane, numara kurabagirana umucyo wabuze, numara kuza uhamye Yesu wamenye, uhamye Yesu wamenye. Haleluya. Mu minsi yashije hari uwigaze ambwira uburyo abadayimoni bavugiye mu muntu, ngo kariya ngo twaragashatse, ngo twarakabuze, ngo rwose, ngo ariko ngo murakongo gafite ngo izindi mbaraga. Ayewe karazifite ni no singewe nshakishwa n'abadayimoni, niko ngewe nshakishwa n'abadayimoni. Ariko muzi kugera hano turere narenze mwewe, muzi imirenge natambutse ngo ningahe, none abadayimoni barimo baranshakisha. Ayewe uretse n'abarozi bahangaha, ni mwisibo hano, si mwisibo rimwe cyangwa ni mukagari, ni nko mwisi. Ngewe umurenge n'akarere byarahagurutse birashakisha Ezekiyeli. Naratambukaga abapfumu bafite n'imiti yabo, uri kumva, bakamenya ngo Ezekiyeli akandagiye he, utubwiye anyuze bagatora itaka ngo kiziko hari icyo biramara. Ayiwe Yesu yarishyuye, Yesu yishyuye imyenda yose, kandi muho yishyuriye ndimo, nawe urimo. Ahubwo nuko usigaranye dayimoni w'ubwoba. Senyera dayimoni w'ubwoba ku buzima bwawe, senyera dayimoni w'ubwoba ku buzima bwawe, senyera dayimoni w'ubwoba mu rugo rwawe, ariko senyera dayimoni, oya ariko senyera dayimoni w'ubwoba
narababwiye ngo mwaroga mutaroga icyo nkeneye ni kimwe, nkeneye igisubizo cy'ukuri kandi nkeneye nkibone, byemere cyangwa bikunde, byange byemere, nkeneye igisubizo kimwe. Imbaraga z'amarozi zo nizo twarazirenze, imbaraga z'amarozi zo nizo twarazitambutse, imbaraga z'abatwari zo twarazitambutse. Twamaze gusingira Kristo, twamaze gusingira umusaraba, twamaze kwegera umwana, twamaze kwegera umwana, twamaze kumwakira. Ijambo ryarabwiye ngo abafite uwo mwana nibo bafite ikiyemwe, nibo bafite n'Imana. Naho abadafite uwo mwana nta n'ubugingo bazagira ute. Abantu bafite uwo mwana muzamurire ikiganza hejuru. Abantu bafite uwo mwana nibo bafite n'ubugingo, naho abadafite uwo mwana ayiwe bari kubyinira zeru, bari kubyinira iki? Zeru. Ayiwe, iyo turi hamwe n'umukiza wacu hari ukuntu ajya tuyobora akatubwira muca hano, munyure hano, oya cyangwa muhindure icyerekezo muca aha, niho hari inzira ishitse ku gitaniro, niho duhurira n'Imana. Haleluya. Mu nzu yawe ni heza ndahakunda, hatemba rero imigisha ni heza yo mu nzu yawe. Haleluya. Akawakabonye Mana. Haleluya. Akawakabonye. Satani arashweho, umugisha w'Imana umanutse, muzamurire Imana icyubahiro. Ijambo ryarabwiye ngo naho ku musozi hari umukiranutsi umwe gusa, Uwiteka ngo ntiyarimbukiye uwo musozi. Haleluya. Twe turahagije rero kuko ntabwo turi umwe kuri uyu musozi. Niyo mpamvu twasenyeye abarozi izuba riri ku manywa. Mu itangira ry'iminsi 40 aya masengesho dutangiye dusenyera iki yemwe abarozi. Imana tugirire neza cyane. Ni ukuri twasenze Imana iratwumva. Nagiye mbona abantu bapfuye nkabwira Imana ati Imana bababarira, kababarira bakongera bakabaho. Nkabona abantu indembe zazahaye Imana ikongera ikazihereza ubuzima. Ntabwo iby'abarozi ari byo byananira Imana. Imana yambukije Abayisiraheli ikabacisha mu nzira. Haleluya. Ahantu yayibaciriye inzira umunsi umwe, aho hantu harumuka uwo munsi nyine umwe gusa. Hari undi munsi mwumvishe iyo nzira yongeye kubaho se? Umunsi umwe, ahantu havuye izuba umunsi umwe, inzira yabonetse umunsi umwe, inzira yanyuzwemo rimwe. Ariko Mana urahambaye mu kuri, Mana uri igitangaza. Haleluya. Nuko irangije irongera igira gutya, ifata amazi yo hepfo, ifata yo haraguru, irongera irabiteranya bihuza. Nuko nk'ifarashi. Haleluya. N'uwo yari ihetse yabaroshe mu izina rya Yesu. Humura nawe, humura, humura. Ibyari biri kugusunika, ibyari biguteye ubwoba, impamvu ibyari biri kugusuzugura mu nzira urimo gucamo, Uwiteka biroshe mu nyanja n'ibyishingikirizo byabyo byose. Amen. Abantu batazi Imana bajya bayikinisha, ariko njyewe ndayizi uzayimbaza. Ubu si Imana ko yajyanye nanjye ikagarukana nanjye, nabuzwa n'iki kubishima. Iyo ubereye amashimwe Mana, ubereye amashimwe, ubereye amashimwe Mana, ubereye amashimwe. Nta wundi ubereye amashimwe uretse Kristo wakurinze. Cyangwa abarozi bakuroze buryo ukanga
gupfa ntabwo ari imbabazi z'abarozi. Gahunda kwari uko kurambika hasi ukajya gupfa nk'abandi. Cya gihe bari bakwitambitse gahunda kwari uko kujyana muri gereza ukagenda ukicaramo nk'abandi. Rero si imbaraga zabo, si n'urukundo bari bagukunze, si ubushake bari bafite, ahubwo ni Yesu wahabaye. Ndagira ngo uyu munsi mubwire imbaraga z'Imana ndetse mubwire no kugira neza kwayo. Mose yatabaye Dawidi ikamuvana mu ishyamba muzabashumba n'amase cyangwa n'amahurungu cyangwa kwambara ikoti gatatu cyangwa kane ukuntu biba bimeze uzagire nkabo nuko wumva wanakwirukanka. Ariko Imana iramureba iravuga ni wowe ushyitse, Imana iramureba iravuga ni wowe ukwiriye, ngwino uyobora iki yemwe ubwoko bwanjye. Dawidi yayoboye Abayisiraheli imyaka 40 niyo Sawuli yayoboye nawe kandi ku neza. Nta muntu wigeze avuga ngo he Imana yavuze, Imana yavuganye nawe, Imana yagutunze intoki. Esiteri ari kuba umwamikazi, Morodekayi ari kuva ku marembo ari gushyirwa iyo ngiyo mu bikari, ariko wavugiye ngo amen. Amen. Nta yindi Mana nzakora uretse ko imirimo y'itangaza, uretse itungura abantu tukabibona, uretse ivuga igasohoza ibyo yavuze, uretse yayindi yumva ubusabe bwacu. Iyo niyo Mana tuzagira utse tuzi neza ko tutazapfa ahubwo tuzarama, tuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yagize ute yakoze. Imana ni umukozi w'iki? Ndi kukubwira ngo ibuka, bari kukubwira ngo Imana yawe ntabwo ishoboka kuko nawe ntabwo uri umugore w'ikiro, ntabwo uri umusore w'ikiro, ariko humura mu izina rya Yesu tubanesheje. Amen. Erega burya niyo byacitse sibo babidoda. Imana niyo ifite uburyo ibyegeranye kabisa kandi kabigenza neza, ibintu bikemera. Afite uko abigenza, afite uko abigenza. Yesu afite ukuntu abigenza bikemera. Afite uko abigenza. Yesu afite uko abigenza bikemera. Umuntu urimo niba ashaka kutuvangira abirememo, twe twiririmbira Imana. Afite uko abigenza, afite uko abigenza. Yesu afite ukuntu abigenza bikemera. Afite uko abigenza. Yesu afite ukuntu abigenza bikemera. Afite ukuntu akora Yesu. Haleluya. Mu bintu bya Yesu nta tekinika ribamo. Muri bwo kunyuma nta bintu byo gushakisha. Yesu yageze mu kibazo cyo kwa Yayiro, bari kumubwira ati byarangiye yapfuye. Hamwe ati mukobwa hako mukobwa byuka sha byuka. Haleluya. Ntabyo kwinginga, ntabyo kwiriga umuntu yikebagura, ntabyo kwirirwa yishanyagura ngo abenagurike. Oya, mukobwa n'ijwi ryiza rituje. Haleluya. Mukobwa byuka byuka. Byuka. Haleluya. Hoya Yesu ageze kwa Lazaro ntabwo byabaye intambara. Yababwiye ngo iki yemwe abantu bashyizeho kiriya gitare nimuze mukivaneho. Ni mukivaneho. Umwambura si byari birageraho. Oya. Abantu bashyizeho kiriya gitare baze bakivaneho. Abantu bashyize ikibazo ku buzima bwawe baze bakivaneho. Abantu baje gutambika amarozi ku buzima bwawe baze bayavaneho. Abantu baje kugushyira mu rubanza baze barugusohoremo. Abantu bashyize kuri dosiye nibagaruke bayice. Haleluya. Nuko Yesu arahagije muri bwa bushobozi bwe aravuga ngo data nzi yuko iteka ugira ute unyumva, ariko ibi niba uyu munsi mbikore kugira ngo n'abandi bose
amenye kukiriho kugikora bikaboneka bikagaragara. Nuko ngo arangije ategeka wari wapfuye ngo agire ute yemwe zuka. Arazuka arangije arabwira ati ni mu muhambure bagira ute yemwe. Nuko Lazaro ahaguruka agize ute yemwe arangije amusubiza abashiki. Ubu si Mariya na Marita bari kuvuga ati Yesu we watinze kuza iyo uhagera mbere mu mwanya wawe ntacyo aba yarabaye, none yapfuye yamaze no kunuka, iminsi yaba ari myinshi no kubora yarabuze. Ubu rwose nta byiringiro byo kubaho, Lazaro byararangiye. Ndagira ngo ubwire ngo bya bindi wavanye nk'amaboko subiza y'umutima kuko ubuzima buracyakomeje. Subiza y'umutima ubuzima buracyakomeje kuko Yesu ni muzima. Ariko murabona iyo Yesu urupfu ruza kumuherana sha none ni rwamuheranye. Muzi abasilamu akantu bakoze, Muhammad baramushyinguye, amaze kumushyingura bamukorera amatiyo bajya bamushyiriramo twakatirya turebe nawe byibuze ko iminsi 3 yarangira icyo abarokore badukangisha tukibone. Haleluya. Nuko baramugaburira umunsi wa mbere, baramugaburira umunsi wa kabiri ku munsi wa gatatu bazi ngo batsinze. Ingurube n'imbwa zaragiye zikora umuti n'igufa gusa babonye aho ngaho. Niyo mpamvu bakubwira ngo umusiramu n'ingurube n'imbwa n'iki mwabyumvishe. Niyo mpamvu umusiramu n'imbwa n'ingurube ari iki. None Imana ari kwiyemera bakigereranya na Yesu. Yesu yaravuze ibintu biraba, ategetse ibintu birakomera. None Muhammad abantu ntabasomye Qur'ani cyane, haya surati atubwiye nawe aho byanditse. Ariko Yesu kugaragaro. Haleluya. Umwana wa Yayira musura ari mukuru. Haleluya. Yesu yasubije umupfakazi umwana we ku manywa ya ruhanga. Ikiri barakibwira ngo nimuhagarara, ariko mugire gute muhagarara. Hari umutwaro mujyanye atari umutwaro, mutwaye mu muzima nimumusubizaje nyiramujyana n'izina. Bagusubiza imigisha yawe nawe itahane n'izina, bagusubiza imibereho yawe itahane n'izina, bagusubiza akazi kawe gakora n'izina, bagusubize mariage yawe ikore n'izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Ejo bundi hari uwambwiye ati shani ejo bundi ndakora ubukwe, ndamubwira ati humura Imana iri mu ijuru izamfasha nanjye mushyigikire. We wabona umwana agarutse mu rugo warangiza ukarakara, n'ikirara baracyakiye babandika imasa cy'umushishe, umutsima barawuvuga hahandi bajyaga gukata, hanyuma babwoza akavuga ati yaje wapfuye yagize ute yazutse. Haleluya. Ariko zibura yuri kurya ubugari ari nta kibazo ufite, nta pfunwe rihari mu mutima wawe, nta kangononwa karimo, urabukata n'isuku. Haleluya. Warangiza ukabugira neza wakoza, wahereza abantu b'inyuma bakavuga ati wi. Haleluya. Mana hashi tugirire neza cyane. Nuko ikimasa cy'umushishe bagira ute babarakigaritse, umutsima bakoze bagira ute. Umwana arangije ati ndabizi ko ntacyambesha kongera kuba umwana, ariko nyemerera data we, nyemerera basumpake mu mukozi wawe ngenirira ku mitsima kuko inzara yari imbereye nabi. Haleluya. Uzi ngo se yigeze yumva ayo matakira ngo yisi yongeye ati mwihute sha murebe ya kanzu nziza yikiyewe y'agaciro. Haleluya. Munyaruke murebe za nkweto nziza cyane, muzanira yakiyewe na ya mpeta. Haleluya. Ikimenyetso cy'urugani muzanira ya mpeta, nuko mumwambike maze mumukarabye mumusige kuri ya mavuta meza cyane, amota meza neza cyane. Haleluya. 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 Yamaze kuzuka. Haleluya. Nuko umwana aratambuka
haleluya. Aravuga ngo uyu ni Yesu urinda abakozi be, haleluya. Aravuga ngo nanjye Yesu yabikoze. Aratambuka yumva ibintu biri kwemera, akanda ntiyabona siwe, yirebye mu kambaro, ariko Mana ugira neza. Ikirori kiba kirabaye bene data. Hange n'igihe Imana iguhaye, hange n'igihe Imana igukoreye igitangaza. Murumuna we yaraje, ishyari rya mbere riva hehe? Rivaho. Ubundi Yesu yarabivuze ngo umwanzi w'umuntu wo muhehe niwo mwuzuye. Arangije aravuga ati akurura se. France, vayo hano, vayo hano mwereka akantu. Agarara hano. Arangije amukurura ati ariko data, burya kubizi ko nitwaye neza, nge sinigeze nsuzugura pe. Urabizi ko imirimo yose narayikoze nkuko mwayinegekaga, aho mwantumaga kujya hose najyagayo. None muratinyutse mubagiye ikirara, kiriya cyomanzi mukibagiye ikimasa, mugikoreye umunsi mukuru ungana gutya. Njyewe nta n'imbeba mwari mwambagira koko data. Agahinda karanyishe data. Mumuhe n'impeta, mumuhe n'impeta. Mwumve igisubizo. Buri Imana ntabwo igira abantu bari mu murimo. Imana ishaka abantu bataburimo. Haleluya. Imana ishaka abari hehe? Abataburimo. Ubundi uriya mwana ikibazo yari afite cyari automatique. Umwana uri mu rugo mu byase n'ibyase n'ibye. Uri kumva? Yarameze nk'uwikuyemo, yishyize ku ruhande, arinyegeza atari ko data mure. Habe ni nk'uko we n'imbeba mu mure muyimbagira. None muratinyutse. None ise yaruhiraga iki kindi. Buri ukabona umugabo ntajya mu bagore, ntajya mu ndaya, umutungo arawuzana mu rugo. N'uwabahari nimwe ari kuruhira, nimwe ari gushakira, nimwe ari kuvunikira ku manywa na nijoro. Ariko kubera ko umwana yarakiye, niyo mpamvu ako kantu k'agashyari kamuje. N'abari bamuhaye ikanzu imwe, bakamuha inkweto imwe, bakamuha n'impeta imwe, siko Bibiliya ivuga. Ubwo ibyari bisigaye byose byari iby'umwana wagize gute? Witwaye neza. N'abantu mu murimo rero mujya mumera gutyo. Abakristo bakananirwa, njyewe narasenze sinasubizwa, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ibiri mu isi n'ibiyuzuyemo byose ni ibyacu na papa. None ikanzu imwe niri kukubabaza, igisubizo kimwe mwene so Imana yamusubije nje kiguteye ikibazo. Umuririmbyi umwe wakoze mariage ni uri gutuma urara udasinziye. Diyakono umwe wasezeranye ni uri gutuma utagubwa neza. Ibisigaye byose ko ari ibyawe. Ufite kibazo ki? Ufite ngorane ki? Haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ufite bwoba ki? Kwibiri mu bubiko bw'Imana ari ibyawe. Haleluya. Ibyo ntunze n'ibyawe, nanjye ubwanjye uwawe. Ibyo mutunze byose, ibyo mufite byose ntabwo bari muri abakristo. Abantu b'abakristo ntabwo bagira ishyari.
abantu b'abakristo bahora munsi y'umusaraba bizeye biringiye. Umuntu umwe yaherutse kuvuga ngo Yesu ngo nazoza ngo azokwica. Yesu aricana mwa bantu? Oya, Yesu naza azaza aje gutwara itorero. Yesu naza azaza aje gushima intama ze zitwaye neza, azaza aje kunezeza imitima yawe. Ntabwo Yesu nazoza azokwica. Oya, ahubwo azamutabara. Oya mbwiresha uburyo twakoreye Imana ngo nizoza ngo izotwice. Ntabwo izotwica muhumure. Imana niza izadukiza. Haleluya. Kandi ijambo ryarabwiye ngo naza ntazaceceka, kuko ngo azakora imirimo n'ibitangaza bimenyekane, bigaragare ko Yesu ari yemwe hagati muri twe. Haleluya. Azakiza abarwayi, azabohora imbohe. Haleluya. Ahagurutsa abapfuye abazuke. Haleluya. Ibyo gusa birahagije se? Azanaduhembura sha. Inzara imeze nabi, ariko Imana tugiye kizadukiza. Hagarara kwica. Iyi hagarara ukwica yateye muri iyi minsi, twewe Yesu azagira ute yemwe? Azayiturinda. Haleluya. Ni ufite icyari kumushinja ngo hagarara ikurye. Buriya mugabo wasanga yarahagaze ikamukubita, yarangiza ati ariko Yesu ntabwo ari buko kumva, nazoza azotwica. Namara kutwica, nose namara kutwica azajyana imirambo. Oya sha. Yesu naza azaduha ubuzima, azaduha ubugingo buhoraho. Ntabwo Yesu naza azatwica. Abaremerewe n'ibiruhanya abwire kw'Imana yabaruhura, ubahumurize utumukiza. Haleluya. Maragahinda ubahumurize utumukiza. Haleluya. Maragahinda. Ndagira ngo dusenge Imana. Ndabizi ko wari umaze iminsi ufite ibikuryamishije. Erega ntawe utaryama uretse imbaraga z'Umwuka Wera ziba zadukozeho. Ntawe utaryama uretse amaraso ya Kristo twivurugusemo akatubata akadutwikira. Haleluya. Ariko ndagira ngo dusenge. Impamvu zo kuryama twazibonye, kandi buriya niba ureba Dawidi wafashe intare akayiniga akayica, agafata idubu akarimena akarivanamo umwuka, imigunzu akayikubitiga, impyisi akaziburabuza zikarenga imisozi, ariko ageze ku maguru yo kwa Mukawuriya akaba karabaye. Weho urinde utaryama? Weho urinde? Samusoni wakubise abagabo n'abagabo, ariko ageze ku bibero byo kwa Delila abaguye aho ngaho. Ntawe utaryama mwene data. Haguruka. Birashoboka ko ari inzara yari kuryamishije nawe, birashoboka ko ari intege nke zari zigusubije inyuma, birashoboka ko ari urugo rwari rukunaniye rwari rutumije uryama, birashoboka ko ari abaturanyi babe nabo bashobora gutuma umuntu aryama da. Uri abaturanyi babe ntibaryamisha umuntu akaryama umuhezayo. Birashoboka ko ari n'abavukanye, ushobora kuvukana n'abantu babi bakavuga ati hoya ryama ryama ryama. Haleluya. Ariko muhumure, Yesu ni uri kuvuga ngo ni mubyuke. Imana yambwiye ko abantu bemera kubyuka uyu munsi igiye kubahereza umugisha. Imana yambwiye ko abanyamasengesho baremera kubyuka bagiye kubona imbaraga zidasanzwe. Imana imbwira ko abaririmbyi barabyuka igiye kubongerera umuhamagaro. Imana imbwira ko igiye gufungura amasezerano y'abantu bemeye kubyuka. Ni mubyuke mwakire imigisha y'Imana, ni mubyuke mwakire ibitangaza by'Imana, ni mubyuke Imana ibahiriza imbaraga zo kubarinda. Mureke dusenge Imana, mureke dusenge Imana,
mureke dusenge Imana. Wewe uri kumva ukeneye inkunga aho Imana, pfukama aho uri, pfukama. Icyubahiro ni icy'Imana, dusenga Imana. Pfukama, icyubahiro ni icy'Imana, wikinga hareke. Pfukama dusenga Imana. Mana data wa twese, Yesu turagushimye kuri umukozi w'umuhanga, turagupfukamiye muri uyu mwanya tugusaba imbabazi, kuko ibyaturyamishije ari byinshi, ariko dusubije amaso inyuma, twumviye umuhamagaro wawe udukanguye utubwira ngo nitubyuke. Mana turabyutse, abaririmbyi turabyutse, abanyamasengesho turabyutse, itorero turabyutse, twese turabyutse, kugira ngo twumve umuhamagaro wawe Yesu. Nicyo dushakaho mu gihe nk'iki. Urakoze kuri Imana nziza, kandi yemeye kuduhereza imigisha y'uburyo bwose, imigisha y'amajya n'amazi, imigisha yo gukira, imigisha yo kunezererwa, imigisha yo kukubona. Haleluya, haleluya, haleluya! Imbaraga zawe Yesu, imbaraga zawe Mana, urakoze ko arizo zitujeho kandi zikaba zitubyukije koko. Nako twemeye kubyuka, abavuga butumwa tugiye kubuvuga, abaririmyi tugiye kuririmba, abacuranzi tugiye gucuranga, uhereye none n'ibihe byose. Yesu urakoze. Amen, amen, amen. Imana iduhana umugisha, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Imana irambwiye ngo mwakire gukira no kubohoka mu izina rya Yesu. Mwakira imbaraga z'ibitangaza ndetse no gukandagira ibyabakandagiraga. Imana irambye ngo ibagabije ibyari bibateye ubwoba. Muhumure abo bari gushyira mu manza mugiye kuzitsinda. Muhumure abo bari guhamagaza mu magambo mugiye kubatsinda. Muhumure Imana itabara irimo imbwira ngo irabatabaye kandi irabarengeye mu gihe nk'iki. Imana irabasubije. Mukomere Imana yacu amashyi. Imana ikoze ibitangaza. Iyi Mana muyizamurire icyubahiro. Iyi Mana muyizamurire icyubahiro, kuko ari Imana ihemba, kuko ari Imana ibohora, kuko ari Imana ikiza, kuko ari Imana isubiza. Leto de se sidebo hoya. Ariko Mana we, cyubahiro ni cyawe nuko. Cyubahiro ni cyawe Mana. Nta muntu uzavuga Imana nabi impaye. Nta muntu wavuga Imana nabi twakira. Byamugwa nabi. Ntabwo byamugwa amahoro. Imana iduhana umugisha. Mwese rero mbifurije kugubwa neza n'Imana, kandi imigisha n'amahoro y'Imana babeho iminsi yose none n'iteka ryose. Amen, amen.